hari ibintu bitatu by'ingenzi dukwiriye kwitaho muri ubu buzima, cyangwa se hari ibintu bitatu dukwiriye kuba twafata nk'uko navuga ngo wenda ngo nk'amata y'abashyitsi, kuko nibyo biba byashobora gutuma abantu tubayeho mu buzima butandukanye. Ni ibintu bitatu ngira ngo tuvugeho hano, nitumara kubivuga duhite twigendera mu minota mike cyane, igihe gito cyane. Ndagira ngo muntize amatwi, muntize n'akanya gatoya turebere hamwe bino bintu bitatu. Ikintu cya mbere, uburyo ukoresha igihe cyawe. Igihe nicyo kintu gikomeye, igihe nicyo kintu gishobora kugukura ahantu hamwe kikakugeza ahandi. Uburyo ukoreshamo igihe cyawe ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ni ikintu cy'ingenzi dukwiriye kwitaho. Muri ino minsi tugezemo, igihe cyacu kinini, abantu benshi igihe cyacu tugitakaza turi ku ma social media, turi online, turi kuri interineti. Ako nakubwira ngo gabanya umwanya umara kuri interineti udakoraho ibintu bigufitiye umumaro, cyangwa se bikuzamura bikugeza ku yindi level y'ubu buzima. Ni ukuvuga ngo uburyo niba uzi yuko udashobora gufata amafaranga yawe ugende uyanyanyagiza, uyaterera mu mihanda, ugende uyajugunya aho uciye hose, uca ku bana uyabajugunyaho, uca ku basore, uca ku basaza, ahantu hose nyine ugeze uhajugunya amafaranga yawe. Ni nako utagomba kugenda ujugunya igihe cyawe, ugenda wangiza igihe, utakaza igihe cyawe. Igihe ni ikintu gikomeye, igihe nicyo kintu ushobora gukoresha urimo wubaka ubuzima bwawe. Igihe nicyo kintu ushobora gukoresha usoma ibitabo, wiyungura ubumenyi, ugira inshuti zizagufasha muri uru rugendo rw'iterambere, cyangwa se urugendo rw'ubuzima. Igihe nicyo ushobora gukoresha ugira ubuzima buzira umuze, ukora siporo, cyangwa se ushaka ubuzima bwiza. Igihe cyose uzarebe umunsi n'uzajya urangira, ujye wikorera evaluation, cyangwa se wikorere isuzuma, urebe ni gute nakoresheje igihe cyanjye. Ibyo ni ibintu bizagenda bigufasha muri ubu buzima. Ikintu cya mbere ni igihe. Menya ngo ukoresha gute igihe cyawe, kandi ibanga rya mbere ryo kuba wakoresha igihe cyawe neza ni uko ugomba gutegura mbere. Niba mbere y'uko umunsi winjiramo, ugomba kuba warateguye icyo uzawukoramo, ndetse byanditse, ufite ahantu wanditse ngo iki gihe nzaba ndahanaha. Ibyo ngibyo bizagufasha kwirinda kugenda wangiza igihe cyawe, nk'uko tuza no kubibona tugeze ku cya kabiri. Ugomba gutegura neza uburyo uri bukoreshamo igihe cyawe. Ni ibyo uzakora byose bikaba ari ibintu wateguye, cyangwa se bikaba ari ibintu byanditse, atari ugukoreshwa n'amarangamutima. Abantu benshi ubuzima bwabo bwagiye burangira, cyangwa se ubuzima bwabo bukagenda nabi bitewe n'uko bakoreshejwe n'amarangamutima. Abantu bakakubwira ngo ino tujya aha n'aha turebe aho byabereye, ibyo wateganyaga gukora byose ukaba urabyangije, ukaba uragiye. Ariko wakagombye kuba uri umuntu wateguye neza icyo azakoresha igihe cyiwe. Ufite plani y'umwaka uri kugenderaho, cyangwa se ufite plani y'umunsi mbere y'uko uwo munsi ugera, ufite plani y'ukwezi, icyumweru. Igihe cyose uko uzajya ukoresha waramaze kubitegura, ndetse byanditse ahantu mu gakayi kawe. Icyo ni ikintu cya mbere. Noneho ikintu cya kabiri ni amafaranga. Amafaranga buriya ni ikintu gikomeye nyuma y'igihe, kubera yuko igihe nicyo kibanza hagakurikiraho amafaranga, kubera yuko igihe waba ufite ushobora kugikoresha ukagaruza amafaranga yose wahombye, cyangwa se amafaranga utaratunga mu buzima. Ariko amafaranga waba ufite yose ntabwo ushobora gusubira inyuma ngo ugure igihe watakaje. Ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu twita amafaranga nicyo kiri kuri nimero ya kabiri. Ugomba kumenya ngo aya amafaranga ntabwo agomba gutwara ubuzima bwanjye, ngo ubuzima bwawe ubuharire amafaranga, ubuharire gushaka amafaranga. Kandi ikindi, ugomba kumenya ko amafaranga uyabona watakaje igihe cyawe, cyangwa se watakaje ubuzima bwawe. Bityo ntabwo uba ugomba kuyapfusha ubusa ngo uyatagaguze, uyaterere inyoni. Uba ugomba kumenya uburyo amafaranga yawe uyacunga, kandi akaba menshi, kubera ko azagenda agufasha muri ubu buzima, kugira ngo ubone amafunguro, kugira ngo ubone ibintu byose, kugira ngo ubone transport, ubona aho gutura heza. Ibintu byose ni amafaranga. Nurwara udafite amafaranga ntabwo bazakuvura. N'uba ushonje udafite amafaranga ntabwo bazaguhereza amafunguro. Rero nakubwira ngo amafaranga ni ikintu gikomeye kizagenda kigufasha. Tuzagenda tugira uburyo twiga hano kuri no YouTube channel, ni gute twakorera amafaranga menshi, cyangwa se ni gute twabyaza umusaruro igihe cyacu, bikagenda bidufasha muri ubu buzima. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma ngira ngo dusorezeho, ni
imyanzuro ufata y'ubuzima bwawe. Ubwo uba ugomba kwitonda igihe cyose ugiye gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe, ukabanza ukareba ese uno mwanzuro ugiye gufata w'ubuzima bwanjye ni umwanzuro uje guhindura ubuzima bwanjye, cyangwa se uje kugira ubuzima bwanjye bwiza, cyangwa ni umwanzuro ugiye kwangiza ubuzima bwawe. Wasanga hari imyanzuro wagiye ufata cyangwa se hari ibintu wagiye ukora bitazamura ubuzima bwawe, cyangwa se bitakugeza ku yindi level nziza y'ubuzima bwawe, ukaba ugomba kubihagarika, ukaba ugomba kujya witondera imyanzuro ufata, kubera ko imyanzuro ufata ntabwo ijya ihinduka. Umwanzuro wafashe wamaze no kuwushyira mu bikorwa, ntabwo ushobora gusubira inyuma ngo uwuhindure, kubera yuko igihe ntigisubira inyuma. Ariko niyo waba warafashe imyanzuro mibi ku buzima bwawe, uba ushobora gufata imyiza, noneho ugahindura inzira wari urimo kunyuramo itari nziza. Nibyo bintu bitatu ugomba kwitondera muri ubu buzima, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza, kandi kugira ngo ukomeze gutera intambwe ubuzima bwawe buhinduka. Nibyo bintu bitatu nagira ngo tuganireho. Ikintu cya mbere ni ukwitondera uburyo ukoresha igihe cyawe, icya kabiri ni amafaranga, icya gatatu ni amahitamo cyangwa se decision z'ubuzima bwawe. Uba ugomba kubyitondera ibyo bintu uko ari bitatu. Wibuke gukora subscribe ndetse ukande no kuri like, kugira ngo ino video ibashe kugera ku bantu benshi. Ciao ciao.